ndashaka akazi ko mu rugo rwose injira ngwino akoko yo murakamaye sakazi ngwino kurya mabuja n'abantu tubayo kuri iyi si dusa nkaho nta kwezi kuturasira nta zuba riturasira nta n'ukwezi kuducanira niko Keira iri shyano ntago nari bujije gufata ijambo ni muri gize gutyo umva nkubwire turagira ngo tugusubize uko wari uri atazongera kuyobera ahangaha ngaho sohoka sohoka uyu munsi ni itariki mu byandike byandike ahubwo wowe ugenda ubyandike sohoka sohoka Kigali muri abantu bose Keira icyo ukora turagakosoye kuko turagukosoye reka nkubwire ndashaka kukubwira ikintu cyari cyaratumye nguha akazi sinagira ngo nkorere mfite umukozi wanjye woza imodoka ngendamo n'uwoza imodoka ya Keira uri kumva mfite n'ukupakupa urugo akankorera na jaride utera ipasi byose nagira ngo c'abatindi n'abatindikazi ku gipangu cyanjye ku buryo n'umuzakubitana n'uzabona wese atazongera kuyobera ahangaha ngaho sohoka ngaho genda mukama kuba we akazina nakwise ntuzakibagirwe genda genda mama turagahameje turagahaye rwose ahubwo meri reka mbe njya kureba filime ngaho genda Keira ariko rero ibi bintu dukoze ntabwo ari byo ariko si ubundi koko buriya mwana ijagi ibihumbi 3 nyamara ibintu namukoreye ndumva bitazangwa amahoro tumva umutima wanjye udatuje ubu se koko namuhoye iki umuntu ashobora kuzira uko yavutse umuntu ashobora kuzira ko ari imfubyi ubu siri ni ikosa koko mana we ibi bintu ko numva bitazangwa amahoro uyu mwana ndamuhohoteye uyu mwana ndamurenganyije kandi iminsi amaze muri uru rugo namukoreye iyicarubozo ibi bintu ntago mbizi ko bizangwa amahoro nabikoze nseka bikora nishimye ariko simbizi ariko namaze iyi ngiyi iragurishwa buriya noneho hariya muri ziriya nzu rero kureba harimo inzu 3 zigurishwa rwose ziragurishwa iyi etaje nawe baravuze ngo nibamara kuyikorera isuku bashobora kuzayigurisha ufite amafaranga yawe mabuja wayigura da dore n'iki gipangu rwose ubu nacyo kiragurishwa iki kiri no muri Cyamunara wagira ngo urahazi se
Ahangaha urahazi ahangaha ku mudugudu w'Igasozi urahazi? kiri mu bipangu ugiye kugura. Ubaye ufite amafaranga wahagura kuko mperuka kuvugana rwose na wa mudamu nyiracyo. Numva rwose natishyura ahubwo na cyamuntu ashobora kuzaza. Umudamu wabaga muri iki gipangu witwa Mukantambara afite umukobwa witwa nde? Witwa Keila umwana. Mama Keila. Uriya mudamu Mukantambara. Babarokore? Ntabwo mbizi nimba barabarokore. babahe. Sinagwa mbese bari urabazi? Kwibutsa yewe Oya mbwiza ukuri urabazi se? Barizi ibibazo bahuye nabyo? Ubwo nanjye bakwereka aho basigaye bato. Ahangaha Cyamunara igiye kuhateza yanzu yabo. Cyamunara igiye kuhateza. Umva barahuritse barakubiswe gukorera hano. Barakubiswe isi yarabazengurukije irabakaraga. Burya sinzi ko twagiye kubona tubona neza barakennye. Tugenda mwereka Karori babamo. Tugenda mwereka Karori babamo. Tugenda mwereka nawe. Ndaho tugenda mwereka. Yewe. Umugore wabaga hano Mukantambara. Niwe ndi kukubwira. Ngo ushatse kumbwira yuko yakennye ubuzima bukamuzengurutsa akaba atakiba mu gipangu. Reka hanga nta muntu ahangaha iki gipangu kirakodesha. Siyo mpamvu se mpakuzanye. Nabo mukuzanye wambajije inzu ikodesha. Abujana nawe ntukangore iyi nzira kodesha. Yarakodeshwaga ariko iranagurishwa. Wowe bigeze ubu wanayigura. Ese uragura na hariya hose? Na hariya hose urahagura? Ibihe biragera mu bigahinduka, ubuzima nabwo bugahinduka. Narengeyeho guhana nimero ye ariko nta telefone akigira rwose uriya mudamu. Dukomeze tugende ariko se ushaka kumenya ko uriya mudamu abatuye muri izi karitsiye. Aha natuye ndahakwereka rwose. Dore hariya ku gishanga muri turiya tuzu two hepfo. Burya ntabwo ari ku gishanga rero. Umugore nzi w'umusirimu ufite amabuno afite umukobwa w'ikizungerezi ngo mu gishanga. Mama Keila tugende nkwereke inzu asigaye abamo. Mukantambara nzi se cyane undi Mukantambara. Ibyo birantunguye kuba munaziranye rwose nabushaka. Tugende nkwereke. Ni inkuru ndende rwibutso. Tugende nyiguha rwose. Aho wundi se karya nakubwira. Ibyo nakubwiraga reba wa mudamu hanasigaye naho hari muhano uzagura se? Uzagura kuva ku muhanda kugera ahangaha? Dore wa mudamu rero hanasigaye. Mama Keila, harya ni Mama Keila ni Mukantambara rwose dore ngo uriye reka nuriya nuko yahindutse. Nuko yahindutse niwe rwose cyane uko nambere yapenga data ahubwo nagize barire kundasiraho reka nkiremo akagofero neza rwose ni hariya urabona ko yagiye kuba ahantu rwose izuba rirengera. Mukantambara byamugendekeye gute? Byagenze gute? Tugenda ahubwo umusuhuze niba muziranye njye birantunguye kuba muziranye aziranye n'abakire nkawe ndomiye koko reka tugende tumure akorwe genda gake. Mukantambara ntago nzi ko yagira ahangaha ubuzima bwahinduka umuntu nawe
umuntu wari kamara umuntu wari uri hejuru nawe akisanga yamanutse hariya twagiye Mukantambaye nahoze ndi umukozi we hariya reka da wabaye umukozi we wo mu rugo se ni story ndende Imana isubiriza igihe niba ari uko kagira inkuru nahoze ndi umukozi we mabo jambwiza ukuri wabaye muri rwa rugo ako wajya uvuga gakeya ukavuga ntabwo yanyumva ndabizi ntabwo yanyumva ndabizi reka mbanze vuge urabizi ngiye ugiye kuguhemba amafaranga nzaguha ni menshi sibyo ngaho komeza Mukantambara nahoze ndi umukozi we naramukoreraga harashize imyaka 3 ahubwo ndumva nshobora kuba ndi kurota kuko sinzi ko Mukantambara umugore wari munini ukeye akaba ari usigaye tuye ahantu hameze gutya ntabwo ibintu bishoboka nahoze ndi umukozi we amena hico amenaho amazi y'itorosho gusa uko niyo mwibutse nkibuka ijambo Mukantambara nako sinyana naryibuka simba shaka no kuvuga uzi ko twari tuzi ko ari umurokore burya kumena ngo yaragukubitaga akumena hivu n'ibiki ivu kunkuropisha kunyicaza hasi amagambo y'urukozasoni ngipfubyi nta jambo twe kubigarura byararangiye noneho byaba byiza rero ngewe atambonye ko nyiri umuturanyi ahubwo akaba ari wowe wigendera ukagenda ukagerayo ndari ngewe na Mukantambara ngaho tugende rwose tugende rwose ariko reka mbanza nkubwire ikintu kimwe sibyo je nkunda umuntu dukorana neza kuri gahunda sinkunda umuntu ufite parapara sibyo aka ni akazi turimo ntabwo iyi ngiyi ari imikino turimo wumvishe Rwibutso nabyumvishe rwose ariko ndumva bidashoboka reka tugende Mwiriwe. Muraho. Nibyo rwose. Muraho. Mumeze mute? Nibyo. No kuri? Yewe. Iminsi myinshi. Gatereka. Icara mu nawe. Kwari tunacanye. Mwari munatetse? Ikada. Kwari tunacanye. Nayi nadati. Yo mbabura se. Ko nizi mutateretse hose? Ntabwo irafatwa. Uyu mwana rero ubu si n'umwana ariko ubu ni umuntu mukuru rwose ntabwo ari umwana simbona angana nawe wundi wanjye natumye amazi nkabona ataranaza ese ari he namutumye kuvoma ndampaye nka data kandi muvoma kure irepfo mu kabande ni kure cyane umwana wanjye yaragowe nene se ndabona jeda yewe yarakuze asigaye ashobora karindwi abona yarakuze rwose ese ageze mu wakangahe yewe naho ubundi rero uyu umukobwa akiza akiri muto biragaragara no yakiza akiri muto rwose ubu twari turi kumwe ndi kugenda mwereka inzu zigurishwa zigiye gutezwa cyamunara ese ni umushoramari arashaka kugura ina niba agiye kubaka ese ugiye kubaka uruganda ibyo byo ni iby'akazi icy'ingenzi ni uko naje gutembera quartier zose warahakunze abonye ariho nakorera ibikorwa byanjye ubu ni uw'ikigali ubu niho baturutse abaturuka i Kigali bakaza kugura inaha rwose tukaba turagiye ese ko nabonye wakomeje kunyitegereza nkaho hari ahantu wabunze ntabwo nkoze uri kuntera ubwoba cyane ndabona agira ngo hari ahantu wigeze umbona cyari aho wigeze umbona ntaho nkuzi rwose mwana wanjye ahubwo nibajije umuntu w'umusirimu nkawe ukuntu usanze muri iki cyaro nyoberwa impamvu nyine utugendereye
utangaye rwego ndatangaye ese ko nduzi mwese murebana nk'abaziranye njye narenze ko mutaziranye oya ntabwo umuzi byashoboka umaze no gukura natwibwire iminsi rega iba myinshi ibihe bigahinduka ibindi naho hose harahindutse cyane abari abakire babaye abakene bari bafite amazu barayahombye abari abakozi bo mu rugo ubu ngubu babaye abakoresha rwibutso si wowe mpora mbibwira nakubwiraga Kayira babwira ngo wasanga mu Kayi asanga kuzi ndama dore ngwino wiguma mu mirongo hasi uyu mupira mwamuguriye mwamugura umupira munini azawukuriramo nka data ni kwibihe n'iminsi cyangwa murawambarana iyi n'ubundi muri karitsiye ahangaha muri kino cyaro bazi ko nsetsa rwose ibyo ngibyo tubireke mbafite bizinesi nyinshi bafite akazi kenshi hari abantu mu kanya ujya gusinyira ntabwo twakomeza kuvuga bamwe twaba turi kumwe mu kanya yego kandi ndabona amasaha ahubwo turavuga ari kuguhamagara aradufata keso ahubwo I'm very sorry reka gato mbanze nitabe telefone bataza kumbura ibyo nakubwiraga nti uyu mukobwa ni umukirekazi haturutse i Kigali ahubwo ntibajye kubwira umva mukami nyabona rwose wibuke ya saha abakire bagenzi bawe bakubwiriye hariya rwose abakobwa bagiye kuri telefone ntibazivaho rwose haravuga yitwa Mukamishi mbese muramuzi yitwa Mukamishi uyu ni umukire uturutse i Kigali uyu ni umukire uturutse i Kigali njyewe se twose twari tuziranye kera tukiba mu byaro Mukamishi yakubwiye ko agira ababyeyi oya ntabwo yakubwiye ko yigeze akora akazi ko mu rugo akazi ko mu rugo nyine twaganiriye ariko uriya mukobwa aracyari mu bikira mabuja uribuka gahunda baguhaye bagenzi bawe ko bayiguhaye numva okay just wait for me ndaje mukanya gato yaje avuga icyongereza nkwamiza umuzungu neza buriya bavuga ngo sorry sinzi icyo bisobanura ngo Mukamishi ngo Mukamishi uravuga none rwo ngo sore ngo ndi umusore nyine ntabwo mwigeze muganira se twaganiriye muri makeya nyine mbamuzanya none yabaje kumvuga yaho teka dore homo none se nawe uramuzi arasenganye se contract ndaje kumusinya hari agaturage nari nagiyemo hano nari naje kureba amazu ngomba kugura n'ibibanza urabizi ko ngiye gutangiza kampani ikomeye cyane y'ubucuruzi uwo mugabo rero wavuye mu Budage hari contract y'imyaka 3 twari tugiye gusinya ikomeye wewe umufashe neza gato ndaje cyangwa umume tuvugane iminota 2 kuko amasaha ari kugenda kandi ngiye kuva hano gato okay yes hello okay in my presence right now I'm just busy I think that you should wait for me in 20 minutes I'll come back to see you then we sign there's a all contract be patient just you buried you know that okay thank you so much just wait in a 20 minutes I'll be there okay bye avuga nkwamiza umuzungu neza buriya twaje ambwira ibintu bya sori sinzi icyo bisobanura ko numvise akazi cyane noneho yari kunyita ngo ndi kontaragata byari byanyobeye kuko okay nihangane gato nari kuri
Kodesarumba numvise mwe muri kunyibazaho ngo mukamisha ninde ndabwiye nkwitwa Mukamisha ya amazina yanjye ni Mukamisha se Mukana ntago nyibuka ntabwo kwibuka rwose ariko njye ntabonetse nkaho hari ahantu heza cyangwa mwamwitaga irindi zina wasanga mwarimo muzi nk'irindi zina urabona nk'amageragezo nk'amazina ya kera hari nk'umuntu uba witwa Nyiramacibiri wa mukobwa twarushaga yitwaga mwamwitaga ngo iki sinakubwiraga umwana bamwibuka bari amazina y'akabyiniriro wasanga yitwaga nka Macibiri Mukana twibwira ariko ntabwo reka turekere iby'imikino ariko ndakeka muranyibuka hano hirya igipangu wabagamo umwana witaga Nyiramiruho ubundi ko mutangaye cyane birabatangaje kongera kumbona nyuma y'imyaka 3 cyangwa muzi ko napfuye Mukana mumenaho amazi cya gihe ngo ntimwambyaye Mukana nawe nkubwira yuko nitwa Mukamisha nindirira izuni myitwa Nyirabigeragezo urambwira uti nzarinda apfa ntakamishije n'amashusho ariko uyu munsi ndakeka kuri kubibona yuko ubuzima bwahindutse dore subiza izo nkweto subiza ayo mano yagusubiza inyuma dore yarenze siko nduzi muriro umwana akakwibwiye nyibwira yamaze kukwibwira rwose se ndavuga ibirenze ibyo ngibyo kandi urarize kuko hari ikintu wibutse Mukantambara umukobwa wawe Mukamisha ese waruje kumara iki hari nagusobanuriye ko ari kuza agura inzu waruje kunshenyagura se ndakwinginze mbabarire ntungire nk'ibyo nakugize ntabwo ndi hano mfite amafaranga mfite amazu mfite amamodoka ndarya ndambara ibiryo ntabonye iwawe bya biryo nakoreraga iwawe ndabyihahira uyu munsi akoreraga ibiryo ya kwa Mukantambara nakoreraga ibiryo n'amafaranga nakoreraga nyagasani ngewe rwibutse rwose umwana wanjye akora ibintu nk'ibyo ngibyo rwibutse wigize nabi ubwo se ukorera angahe ku kwezi rwibutse umwana wanjye agakorera ibiryo mbega tuza widuca mu ijambo komeza numva wa mwana Mukantambara ntabwo ngiye ndi hano kugushinyagurira bya bitenge nahoraga nambaye imisatsi yanjye urabona ko noneho nayisakoje ubu ngubu nsigaye noga nkambara ntabwo nkinuka nta nubwo bakintera hand sanitizer ntabwo bakintera imiti y'imbaraga sa nanjye uyu munsi nsigaye mfite amafaranga yanjye nta nubwo rwose mfite ubushita bugomba gutera indabo zawe nka bya bindi wambwiraga rwose mbabarira ndakwinginze urwo nabaye rurahagije mbabarira naraguhemukiye ndabizi narabikubwiye ko utazikamira n'ay'ihene ninjye wakubwiye ngo uzahindura izina ubwira umwana w'umujyambere utyo nakwise amazina menshi Mukami mbabarira nkubiswe inkoni mu gisebe kera kubwira umwana w'umujyambere nawe musaba imbabazi nawe wamubwiye nabi Mukamenya ukuri turakwinginze tubabarire ese nawe yarize nyine burya ukimara kugenda ndabizi ko twakwirukanye nabi yego ndabizi ko Kayira yagusutseho amazi hanyuma nanjye ngutera ivu nkubwira n'amagambo mabi rwose njya no kuguha akazi ntabwo ari akazi nagira ngo nkwice iyicarubozo no kuba waravuye mu rugo udapfuye cyangwa utamugaye ni Imana yabigizemo uruhare rwose ngusabye imbabazi wamaze kugenda twamaze nk'amezi 3 turi hariya nyuma naje gukena ndasonza Kayira urabizi ko yigaga ahantu heza
arivuyemo rwose ishuri abarivuyemo Kayira ntabwo akiga. amazi barayafunga umuriro barawukata mbura yo kwishyura nirukanwa ku kazi umugabo nawe baragiye yarantaye barangije baza gushyira inzu yacu ku isoko niko kuhava dore ahantu dusigaye turi naho baracumbitse naha nabwo n'ahantu baracumbitse kuko iyi nzu n'igihe barangiye ngenda bizi rwose kubera n'agahomamunwa ko washakaga kumwica ku buryo isi oya rwose twaraguhemukiye umuntu uzi ubwenge wese ntace bugufi muri iyi si ntabwo nari nzi ko mukana ntabwo nari nzi ko umugore nkawe nawe waba ugeze ku rwego nk'uru nguru inkweto yambaye yarashobotse ariko nanjye naricujije biriya bintu nabikoze nsenga mbigukorera ndi umukirisitu ni Imana yampannye ni Imana yampannye ntabwo nkihagararaho rwose ibintu nagukoreye ni Imana yampannye kandi nubwo wumva bimeze gutyo ndanarwaye basanzemo n'uburwayi uburwayi bwoko ahubwo mbabarire ndakwinginze ibintu nagukoreye ntuzabyitura umwana wanjye ngeweho kubaho ndi kubibarira ku mitwe y'intoki ndakwinginze uzamenyera umwana wanjye Kayira 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 maze umusabe imbabazi y'amazi wamusutseho cya gihe gikora iwacu Mukami ibintu byatubayeho n'isomo nabwira abantu bose icyasubiza amahirwe yanjye ntasubirana ubuzima sinakongera guhemuka Mukami uzamenyera umwana kuko njyewe ndi mu marembera Mukami narakubabaje kandi uri umwana w'imfubyi nagusutseho amazi ngusiga ivu nakwicishije inzara niwe byagezeho rwose Mukami umbabarire n'Imana imbabarire n'intebe agira kuko icyasubiza ubuzima nkasubiraho narindi nkabaho uko narimbayeho nakita ku bakene nakita ku bababaye ntabwo nazongera kurenganya umuntu uwo ari we wese erega umuntu ntagasuzugura igitabo kubera igifuniko kiri inyuma atarebye ibyanditsemo Mukami burya wari igitabo cy'amateka wari ubukungu bw'igihugu wari uw'umumaro mbabarira kandi ndumva ijuru ndifite kuko amaso yanjye akubonye basanzemo uburwayi budakira kubaho ntibigikunze uzamenyere na mwana wanjye Mukantambara yewe narakubabarire nta nubwo ndi hano kwishyura ibyo wankoreye urakoze kandi burya reka nkubwire isi ni umwarimu mwiza wigisha umuntu uwo ari we wese utakwatsa ikiguzi ejo uwo wimye uramusaba wowe wacishije bugufi ukamwunamira narabibonye kandi buri mukana iteka ryose uzajya uhora wibuka yuko hari igihe wanga umuntu ukamutesha agaciro ukamwambura agaciro kiwe n'umuntu akwiye n'icyubahiro ariko utazi ko uwo muntu ari we ubitse iherezo ryawe cyangwa se ari we ubitse iherezo ry'akababaro kawe yewe ntabwo ndi hano kukwitura ubugome wawe nk'ubu iherezo ry'umubabaro ahubwo umbera iherezo njyewe nabaye iherezo ry'ubwirasi no kwishongora kera mwari mufite akaba ariyo mpamvu uyu munsi umenye guca bugufi ariko uyu munsi ngarutse
ndi itangiriro ry'ubuzima bushya bwo guca bugufi kubaha buri wese umukire kubaha umukene ukamenya kubaha umwana uri gutambagira hano ngo mayibobo udafite ababyeyi ipfubyi nabo ni abantu iteka ryose muzajya muhora mubibuka uriya uba udafite umubyeyi ntabwo aba ari wowe wabihisemo kandi umuntu ahitamo uko avuka ntabwo yahitamo kuvukira hano haguruka ereza iyo shakoshi gato nkwereke ahantu niho musigaye mutuye iyi nzu se muyishyura ngaho twarajyana intebe yanjye ninjiriramo ndebe ayo nayibahereye nijye yibarangiza ndamubona n'iriya base ubuse muyishyura ngaho oya ntabwo nirirwa ninjiramo cyane nabibonye ukuntu hameze rero ndafite akazi kenshi ndagiye ariko mwihangane ndizere yuko isomo ry'ubuzima ryo mwararibonye ikindi gihe muzaba mu muntu uwo ari we wese mfite akazi kenshi rero ndahari abashoramari twari tugiye guhura rwibutso ngwino nkubwire rwibo urabona hano hantu ugiye kuhakorera ikintu gikomeye cyane ariko uyu muryango hariya Kicukiro hari urabona iriya nzu ihari iriya nzu y'ibyumba bitatu ihari imwe yawe uheruka gusiga amarangi iriya nzu yuzuye vuba bakura aha hantu uzabajyaneyo uyu mwana Keina umusubize mu ishuri burya cya kigo cyo haruguru memutuje burya umwana cyane umwana w'umukobwa cyangwa se umwana uwo ari we wese ni imbaraga z'igihugu ni ejo hazaza h'igihugu ni amaboko y'igihugu Keina agomba kwiga akazakorera igihugu cyiwe nta mwana ugomba kubaho atiga abo bose bafite amafaranga ari gupfa ubusa abana bakwiye kujya mu mashuri bakiga bakagira ubumenyi bakazaza bagakorera igihugu kuwa gatanu nzabajyana rwose impamvu yo kunshimagiza mushimire Imana yampaye kubababarira ndagiye rero ibyo bintu babibakorere bagende ntabwo muzatwishyuza mama ntabwo muzatwishyuza mfite ibintu byinshi byo gukora ntabwo naje ahangaha kukwitura ubugome nkure sindi ahangaha kukubera umutwaro nk'uko kera byari bimeze uyu munsi nje kugufasha guhindura ubuzima kuko ubundi buzima bagukoreshereze operasiyo bakujyana kwa muganga amafaranga bazamenya wamba bari nkagupfukamira ko oya bipfukamira uzapfukamira Imana yawe ahubwo iteka ikintu uzajya uhora wibuka igitumye ubasha guhinduka umuntu wese uko yaba mubi kose burya imbere muri we hari icyiza kiba kirimo umuntu uko yaba mubi kose agera aho ngaho agahinduka ubwibu bakorera ibyo ngibyo rero ndagiye kuwa kane cyangwa kuwa gatanu ariko nibyo nandi kubwira ni ukuri wihangana umugore n'udukweto nese rwibo dore zira amanoro inzu ntirimo ibintu byose ntabwo ibyo mutazabasha kubona muzahamagara urwibutso kuko mbandize wambabariye genda asa nabi sinaguhobera ngo ngushimire basi nimuhura yambaye neza azakumpoberera kuko ushaka kumpobera ibintu mpobere mama ibintu mpobere rwose nta kibazo nimuhoberane rwose musabane imbabazi rwose uzamugura udukweto pe Imana iguha yajyana Kicukiro urakoze cyane nukuri Imana iguha umugisha yego musigara amahoro umugisha w'Imana ugutondagire nkurume mwana wanjye ukuboko k'Uwiteka kubane nawe kuba utanyituye nabi nakugiriye uzakomeze uzamuke utondagire uzamuke dore ugere muri bya bihugu njya numva by'abazungu ajyayo ndabizi rwose erego umuntu agukorera ikibi nawe ukakimwitura igihugu n'isi ntabwo badusigaye yego ujyane n'Imana uze gusigara amahoro Keina urakoze bye zige neza zabitsinde siyo ubwo naho kuwa kane rwose kuwa kane ndabazindukana rwose mufure ari amajerekani yanyu muyakube rwose ahubwo ntangiye gukira wa mugongo na ya myaka yanjye navugaga ngo irashize ubanza yiyongereye ni uku nguku nyine umunsi uza ugahima iyindi yose ntabwo tugenda bye mube murabaye kuramukoreye rwose babonye ziriya nkweto yambaye
wabonye cya gitenge kenyeye Kayira aha hantu makuye isomo Kayira icyampa ukagira umutima umeze nk'uriya mwana urabona utawukeneye ngeweho wa mutima reka nkubwire wa mutima wanjye urimo amahwa y'imifatangwe uriho amahwa y'ibitovu wa mutima wanjye ufite nyarihuna ubu nawe ukuyemo nawe utaye reka nkubwire n'urushisha ari urushisha nzajya ngubaha mana nzajya ngubaha ibintu nkoreye awi Kayira ariko n'Imana imuzanye uzi ko musabye imbabazi nkumva ku mutima havuyeho uruntu ruratondagera ruragiye rumvuyeho ndumva nkeye mwana wa uhereye none aha dutangire tujya gusenga tutisengesheje kuko nabonye ko ibintu ibyisi byose n'ubusa ubutunzi butarimo gusangira na muntu uwo ari we wese butarimo kubaha Imana byose n'ubusa Kayira ngwino mwana wanjye